Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri @nzuri_rawa. Turongeye turabasuje inshuti bakunzi banzuri Business Group Limited, nkuko mubimenyereye iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Rero reka dukomeze tubifurize kugubwa neza aho muherereye hose, kandi tubifurize guhaha mukaronka rwose nkuko duhora tubibifuriza. Ngira ngo rero mumaze kumenyera rwose ko tubagezaho inzu nziza cyane, zaba izigurishwa izikodeshwa, kandi ku giciro gito cyane utasanga ahandi ugereranyije n'agaciro k'imari tuba tuguhereza. Nkuko rero muri kubibona ku mashusho, iyi ni inzu nziza cyane, inzu nziza cyane kandi ikiri nshyashya, igurishwa ndetse igurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo. Mu by'ukuri rero iyi nzu ikaba iri kuri kaburimbo, Kabeza, iri Kabeza kuri kaburimbo. Akaba ari inzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 420. Iyi nzu kandi nayo ubwayo ikaba ifite ibyumba bine binini bihagije byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane ni moderne iyo mu nzu. Muragenda mubibona byose ku mashusho nkuko turi kugenda tubibasobanurira. Iyi nzu kandi rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse ikaba chambre principale yayo ifite n'urwambariro. Si byo gusa kandi, kubera ko iyi nzu uretse ko yubakishije amatafari ahiye, ifite n'inzugi nziza za ribuyu, hanyuma ikagira kandi plafond nziza ya gypsum igezweho cyane nkuko muri kugenda mubibona. Iyi nzu rero kandi ikaba ifite n'amanex, ifite annex hanze, ifite stock, cuisine yo hanze, douche na toilette byo hanze, ndetse n'inzu ishobora kuryamamo umuntu bafasha imirimo yo hanze. Ikagira kandi n'ikigega cy'amazi. Iyi ni cuisine yayo nkuko nakomeje kugenda mbibabwira ko ifite cuisine nziza. Ngira ngo murimo murabibona ku mashusho yuko ari nziza cyane. Iyi nzu rero iragurishwa kandi amafaranga rwose atari menshi ugereranyije naho iherereye, cyane yuko Kabeza muri rusange kuri kaburimbo ahantu iri, ikibanza cyaho byibuze rwose amafaranga make cyakabaye kigura ni 35 cyangwa 40. Ariko noneho iyi nzu rero ikaba ihendutse kuko nyirayo amafaranga ashaka ntabwo ari menshi. Wa mugani w'umunyarwanda ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu rero ntigucike niba ufite gahunda yo kwigurira inzu nziza yo guturamo cyangwa se gukodeshwa, kubera yuko iyi nzu ahantu iri ntabwo ishobora gukodeshwa munsi y'amafaranga 500. Ntabwo bishoboka, niyo makeya yakodeshwa ndetse itarimo ibikoresho. Iyi nzu rero nkuko nabwiye ko ifite ikibanza kinini, ni nako kandi bihesha kugira parking na jaride binini bihagije. Inzu rero ntabwo ikwiriye kugucika. Hani muri chambre principale, muri make ntabicishije amatsiko, iyi nzu irashaka 1,78 zonyine, ariko ziri negotiable. Irashaka 1,78 ziri negotiable, nuko ni 1,78 ziganirwaho. Niyo mpamvu rero nkusaba nti iyi nzu nyabuneka ntikwiriye kugucika. Reka rero tugusabe yuko wahamagara ya nimero mumaze kumenyera muri benshi, ariyo 0788486797 cyangwa se 0781233012. Si ibyo gusa rero kuko ushaka kudusanga aho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza hari inzu ya etage y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Niho dukorera. Ariko kandi ushaka kudusanga ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter,
hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Sura kandi website yacu ariyo www.nzuri.rw. Komeza rukande subscribe, kandi subscribe wowe utarabikora kugira ngo bibasha kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero, iyi nzu ntigucike, urakomeza ugenda ureba amashusho uko igiye imeze, no mu gikari hose turakwereka, nturambirwe, abundi noneho udusure tuze tuyikwereke. Ni karibu cyane, turabakunda iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami.